ururimi rwose wabivugamo ushaka kuvuga ijambo inshuti. Uba ushaka kuvuga umuntu mutaziranye gusa kuko uzi izina rye n'aho atuye, ahubwo uba ushaka kuvuga wa muntu mufite ibindi bintu runaka mugeze guhuriraho bituma mumenyana mukaganira mukaba inshuti. Buri wese ku isi agira inshuti, yewe n'impinja nubwo ziba zitaramenya kuvuga ariko zigira inshuti. Biroroshye kuvuga ko inshuti y'umwana mutoya cyane utaramenya kuvuga no kwifatira umwanzuro ari wa muntu umuhora hafi, ahora abona ku buryo iyo amubuze ashobora kurira. Uyu muntu ashobora kuba umubyeyi w'umwana cyangwa se undi muntu umurera umuba hafi ku buryo umwana amumenyera. Ku bantu bakuru tuvuga ko dufite inshuti. Tugira za nshuti twita inshuti zisanzwe, inshuti magara, ndetse hakaba n'abantu tuziranye twita inshuti, kuko utabona impamvu ituma umwita umwanzi bitewe n'uko kugira ngo umuntu abe umwanzi wawe haba hari ikintu yagukoreye kitari cyiza bigatuma mushwana. Nawe nureba abantu bagukikije uzabasanga muri ibi byiciro bitatu tumaze kuvuga hejuru. Ese ni gute bituzamo guhura n'abantu bakaba inshuti zacu magara, abandi bakaba inshuti zisanzwe, abandi bakaba nk'abantu tuziranye gusa, kandi ugasanga aba bose twarahuriye ahantu hamwe duhujwe n'ikintu kimwe, ariko tukabagabanya nk'ibice bitatu bisa nkaho ntaho bihuriye, bitandukanye cyane mu mitima yacu. Reka dufate urugero, ugeze ku ishuri ugiye kwiga muri kaminuza cyangwa se muri secondaire. Uko biri kose hari abantu mwaturutse hamwe, ariko hari n'abandi muzahura mutari musanzwe muziranye. Hanyuma mwize mu ishuri rimwe muri abanyeshuri 30. Nimusoza umwaka mukajya mu biruhuko, ushobora kuzakumburamo bakeya muri bo mu gihe abandi utibuka n'amazina yabo. Biroroshye kuvuga ko abo uzakumbura ari babandi mwajyaga muganira cyane mukiri ku ishuri. Ese kubera iki ari bo wahisemo ko muganira, ukababwira amabanga yawe nabo bakakubwira amabanga yabo? Ese wari uzi ko ushobora kumva uri inshuti n'umuntu ndetse ukabangukirwa no kumubwira amabanga yawe, ariko we akaba atakubwira amabanga ye? Ushobora kuba uri inshuti n'umuntu ku buryo wumva wamubwira amabanga yawe yose, ndetse ukabona guteza amatwi ashishikajwe no kuyumva, ariko we atagufata nk'inshuti yabwira amabanga ye yose. Uyu muntu ntabwo ari uko ari mubi. Uramutse umenye ko inshuti ubwira amabanga yawe yose itagufata nk'uwo yabwira amabanga yayo yose, wababara cyane ku buryo utakongera no kwifuza kugira inshuti. Burya guhitamo inshuti bijyana n'ahantu umuntu yakuriye, uko yarezwe, ibyo yakuze abona, cyangwa se indoto z'icyo yumva yifuza kuzaba cyo. Bizagorana cyane kubona umuntu n'ibiyobyabwenge agirana umubano n'umuntu wakuze abeshejweho no gusenga, cyangwa se bigorane kubona ubucuti bwimbitse hagati y'umuntu w'umukire cyane n'umuntu w'umukene cyane. Ibintu nk'ibi ntuzigera ubibona. Ese ni ukubera iki? Hari abantu bamwe bavuga ko ubwoko bw'amaraso tugira buri mu bituma duhuza n'abantu runaka tukaba inshuti, hakaba n'abandi tutaba inshuti atari uko bidashoboka, ahubwo ari kubw'imiterere y'amaraso yacu. Hari abantu uzi kandi ukaba uzi neza ko bagira amafuti menshi cyangwa se bakunda guhubuka haba mu mivugire no mu mikorere. Hakaba n'abandi bantu uzi ubona ko badahubuka, bakora ibintu mu buryo byakagombye gukorwamo, banabikora nabi akaba ari impanuka ariko atariyo kamere yabo. Ibi ngibi ni ukuri kuzuye. Abantu mugendana cyane muri bwa buryo bita ibigare bashobora kuguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe, niba bushobora kuba bwiza cyangwa se bubi. Impamvu ibi ngibi ari ukuri ni uko ushobora kuba uri mu kigare runaka, hashira igihe runaka ukakivamo ukajya mu kindi gitandukanyije imico na cya kindi wari urimo. Ibi ngibi byose biterwa no kuba ubonye icyerekezo ikigare wari urimo gifite kidahuza n'icyerekezo cyawe. Ariko akenshi iyo ukoze ibi ngibi ukakivamo, uba ukoze ikintu gisa no kugambana. Burya amatsinda nk'ibigare ntagira abayobozi batoye bashinzwe kugena ibyo mukora, ahubwo uko byagenda kose habamo nakwita nk'umucuramico cyangwa se umucurabwenge w'ibyo ikigare cyanyu gikora, ibirori cyitabira, ku buryo mu kirori runaka umuntu runaka wo mu itsinda ryanyu utakigiyemo namwe abasigaye ntimushobora kujyayo, ariko mwakumva muti hariya runaka yagiyeyo namwe mukihutira kujyayo.
burya iteka mu gihe cyose uri mu itsinda ritakugenewe ubyiyumvamo, kandi rimwe na rimwe ugira ibitekerezo mu mutima wawe bikubuza gukomezanya naryo. Ibi ngibi byose biterwa n'icyerekezo uba wiyumvamo. Niyo mpamvu ushobora kuba ubana n'umuntu mu nzu murara ku buriri bumwe, ariko buri wese afite itsinda rye, wenda umwe ari umunyabirori undi ari umunyamasengesho. Guhitamo inshuti bidusaba kwitonda cyane. Guhitamo inshuti ntibigusaba kumenya inshuti zakugambanira, kubera ko burya ku isi buri wese ni umugambanyi. Nta nshuti itakugambanira ibaho. Yumvikane neza ko kugambana kose atari ugukora ikibi, ariko n'abakora ibibi kubw'ubugome gusa, iyo bavuyemo ngo urengere ba bandi bari bagiye guhohoterwa, nabwo bugambanyi. Biroroshye ko wagira inshuti eshatu, ariko izo nshuti zawe nazo ubwazo ni inshuti, kandi urabizi cyangwa se ntunabizi. Ariko uko byagenda kose, niba utanabizi, igihe kizagera ubimenye. Hanyuma reka dufate inshuti yawe imwe igashaka kwica indi nshuti yawe, ikabikubwira, kandi ntizi ko uwo igiye guhemukira muziranye. Nutaburira ya nshuti yawe ko igiye kwicwa, uzaba usa naho ubaye umufatanyacyaha, kandi umutima uzabigushinja. Nunayiburira kandi uzaba ugambaniye ya nshuti yawe yakubikije ibanga, ariko mu by'ukuri nuburira ya nshuti ko igiye kwicwa, ukongeraho uti runaka ntazamenye ko nabikubwiye, nubwo uzaba usa naho mukoreye umutwaro wo kumva ko atagomba kwereka mugenzi we ko yamenye ko ashaka kumuhemukira, igihe bizamenyekanira uzaba uremye urwango hagati y'abantu batatu bari inshuti nawe urimo. Muzarema umubano umwe bita kutagize icyo wishe, utagize n'icyo kijije, ku buryo za nshuti zari magara zihinduka abantu muziranye gusa, kuko bizagorana ko hagati yanyu ko muri batatu hazagira uwizera undi. Ubwenge bwonyine usabwa hano ni ukureba ko icyo wakoze aricyo cyari gikwiriye gukorwa, ubundi ugakomezanya ubucuti n'uwumva yemera ukuri kwe cyangwa akemera amakosa ye akanayicuza. Nguko uko twisanga twabaye inshuti magara n'abantu, tukaba abanzi, cyangwa se tukaba nk'abantu baziranye gusa. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kutugezaho, watwandikira muri comment uko ubyumva. Turabibutsa kandi gukanda subscribe no gukanda ku nzogera mukajya mubona notification igihe dushyize ikiganiro gishyashya.